igoma impinduka zihuse cyane ziri mu nzira. Kabila Kabange, mtoto wa Mukambuguje, he's taking over kama kawaida nkuko nabibabwiye. Imana zibwera mana zaraye zibwiye Godfather ngo muri Warikare hagiye kuvukira umwana ufite amenyo. Umwana ugenda nk'ibisanzwe. Izi ntambara nta munsi n'umwe Kongo haraba n'abandi muza gusubira inyuma. Haiwezi wezekana kugira ngo haze umutwe. Niba mubyibuka igihe cya RCD hari indi mitwe. Igihe cya RCD murabizi ko hari indi mitwe, abanyuze muri za Ituri n'ahandi. Ya so ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha turi kuvugana, nimba subiza inyuma nkababwira icyo nababwiye ejo bundi. Naribazaga ejo bundi nkibaza ngo okay, aya makuru birumvikana, of course niko bimeze, gahunda irahari. Nababwiye ukuntu umwe yagiye gusenga kujya kumva ubuhanuzi, mbabwira ukuntu Mose yagiye kumva ubuhanuzi, Imana ikamubaza uburyo ubwoko bwe butarimo kugera muri Isiraheli hakiri kare, akavuga ko Farawo akomeje kumunaniza, bakavuga ati Farawo twamuteje rerererere. Hanyuma Imana ikabwira Mose ngo genda ubwire abantu bawe ko, cyangwa genda utegereze impinduka. Amakuru mfite kugeza aya masaha nuko Mose ejo bundi yakoresheje inama ubwoko yakoresheje inama, ahita abwira abantu, barababwira ati nimwitegure impinduka kandi muzihanganire. Ndavuga ni haleluya haleluya. So mu minsi mike, soon as possible, I'm telling you this, uku niko kuri. Harya Uvira hari Tanganyika. Bimwe kuvuga ngo ngo urabona siku kidogo mutayiona. Wa mugabo ukunda kuvuga, hari umwe mu bagabo bacu bari ku ruhande rwacu ukunda usigaye noneho utanga amakuru mu Cyongereza, utajua ni nani uyu. Ninde usigaye duhereza inkuru mu Cyongereza? Mu minsi mikeya azajya duha amakuru. Ikirenge kiri muri Tanganyika, yicayemo yemye, yicayemo ameze neza, arimo ameze neza, arambitsemo ikirenge. Soon as possible muraza kumubona. Sijui ni nicyo namaze kukibabwira. No kuvuga ngo mutegereze, ubu turi kuvugana mutapata habari mpya kutoka Uvira, mutapata habari mpya kuva kuri uyu mwana ugiye kuvuka afite amenyo muri Warikare. This is the info. Ntabwo ngewe ngenda gake. Turi kumwe ahangaha. Musizani hari ibintu hano kuri aya makuru, ariko tugaruke noneho kuri izi mpinduka, kuri ishanjema. Ngewe Godfather nari nyitegereje cyane, nari nyitegereje, atari uko ubuyobozi buriho ngewe nabusuzugura bajya nabupingaga, ariko ntegereje izi mpinduka nk'umuntu ugiye kubyara. Izi mpinduka zahawe Mose, bakamubwira ati genda Mose utegereze impinduka. Farawo ati Farawo, bakavuga ati Farawo mureke, Farawo ntawe uhari. Narababwiye ejo muri space nakoze, ariko ngo abantu bashaka space zihurura, no ntabwo ariko bimeze. Narabasobanuriye, ndongera mbibasobanurire. Impinduka zigiye kuba, ndazitegereje kandi ndazifuza. Nizimara kuba, ikibuga cy'indege kigoma kiraba gifunguwe, hanyuma nikimara gufunguka buri wese abihabwe welcome. Buri wese agenda aje gukora icyo ashoboye, hatabanje kondisiyo yo kumaza kujya kumunyuza kuviringita kuko noneze. Anyway, ntabwo nshaka kujya deep. Impinduka zo zabaye. Umuhungu wa Mukambuguje agiye gufata inkoni y'ubushumba, ubundi ayobore ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma Mose agiye gufata, kuko Mose baramubwiye ngo uzareba igihugu cy'isezerano ariko ntabwo uzagikandagiramo. Ariko koko ahangaha nshatse kuvuga iki? Ibi ngibi Godfather njye nababwiye ko kugira ngo wumve ibintu nkubwira bisaba kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ubashe kuba ukurikira akantu kandi muri ibi bintu n'igihe mbabwira n'ibyo mbabwira. Bisaba kugira ngo ube uri umuntu ambaye unakili, ambaye unaweza nisikiliza vizuri sana. Nababwiye iyi ntambara itangiye mpaka aho igeze uyu munsi.
turi kumwe, turi kujyana. Bisaba kugira ngo uru rugamba urwanda standing urusome uruboneke. Ntekereza ko mara ya mwisho kutapatikana solution cyangwa hazaboneka igisubizo kirambye. So igisubizo kirambye kugira ngo kiboneke, intambara igomba kuramba. Ntabwo igisubizo kirambye gishobora kuva muri shortcut. Tekereza ko ari impamvu ibintu byatinze kuri uru rwego bingana gutya. Kabila agiye gufata inkoni y'ubushumba. Ibi ngibi byo mubitegereze mu mpinduka mugomba gutegereza. Kabila agiye gutekinga over. Yes. Mu itangazo cyangwa mu kiganiro Bertrand Bisimwa nababwiye ejo bundi, turacyari muri uwo murongo arega, aho yaje akavuga ko AFC yari provisoire, yari agateganyo, walikuwa wanachunga kitu kubwa. Arongera afata M23 arayifata, arongera yigira valide, asa nk'uyisosoye muri kiriya kintu cy'agateganyo cya AFC. Bivuze ngo hari ikindi kintu mu 23 izinjiramo noneho kayo. Narabibasobanuriye babwira ukuntu AFC I mean niba kugeza amasaha AFC ihindutse ikintu cy'agateganyo cyariho, hari ikindi kintu akongera akagarura M23 akayizana noneho avuga ko amasezerano yo ariyo mpamvu na AFC yayifataga nk'umwana w'imfura. Mugende mu byumva mu by'igifaransa murumva kira kiganiro cya Bertrand nkuko yabikoze. Kabila agiye gufata, agiye gutekinga over. Turi kumwe? Hanyuma no kuvuga ngo azakira M23 gute? Ibi nabisubiye ntabwo nshaka kongera kubisubiramo. Kigiye kuba ikintu kinini. Impamvu kuva mbere ngiyewe Godfather naragarukaga, nari mbizi, nari babwiye kuva ku munota wa mbere, ntabwo kuva ibi bintu byatangira niba hazaba projet yo kuvana ubutegetsi bwa Gisegeti, no kuvuga ngo bazayivanaho, ntabwo bishobora gukorwa n'umutumwe no. Nababwiye ko hagiye kuvuka umwana, amakuru ufite nuko ari umwana ufite amenyo, ndetse umwana nibwo bwa mbere mbonye umwana uvutse ufite ubwanwa, ugiye kuvukira za warikare muraje muramubona mu minsi mike. Uyu mwana ugiye kuvuka kama kawaida ni nk'ibisanzwe kandi ni ibintu bizwi, of course araza kuvuka. Ariko noneho icyo ngiyewe ahantu nagomeje kuguma ntazigera nava, nageze ahangaha mu muheza nguni. I don't give a fuck kuvanaho ubutegetsi bwa Gisegeti. Ibi nababwiye kuva ku munota wa mbere. Kuvanaho ubutegetsi bwe icyo ni ikintu kimwe, leta guhinduka icyo ni ikintu kimwe. Ariko Godfather ntabwo ngiyewe nigeze ntera ikirenge ngo ntambuke. Ntabwo ari uko ngiyewe ntakunda abakongomani bagenzi bacu, n'abandi bakongomani nta kibazo ndabyemera. Munyumve neza cyane. N'abandi bakongomani ndabyumva kandi ndabyemera. Bakeneye ubutabera ariko twumvikane. Iyi myaka twamaze dupfa twenyine, aya masaha igisubizo cyacu ntikirabonerwa, ikibazo cyacu ntikirabonerwa igisubizo as a victims. Noneho dufata ikibazo cyacu kitarabonerwa igisubizo, tugiye kugihuza n'ibindi. Yego nibyo ndabyemera, ariko tugendere mu kifiga. Noneho ikintu kigende kibe kinini, hanyuma ibibazo byacu bite bigenda bizimirire muri iki kintu kinini cyo kuvanaho ubutegetsi. Koze n'impamvu yo kwicwa k'umuntu w'umututsi umunyamurenge muri Kongo kizagende bakimiriremo ngo bagiye gushakira ibisubizo hamwe. No. Ahangaha uyu mugabo Bertrand kugaruka avuga ko AFC yari agateganyo, yari provisoire, M23 iri jambo naryumvishe neza cyane. Ahangaha rero ndifuza ko na MRDP nayo ikura. Yamara gukura, impamvu yatumye ihaguruka ari twirwane wari abaturage birwanaho, iyo mpamvu yatumye abantu bashira, iyo mpamvu ituma abantu bagenda bakarasa inka n'imisozi, iyo mpamvu ntizigere muri uru runtu n'uru rumodoka bagiye kudushiramo, iyo mpamvu itazigera isigara inyuma cyangwa ngo izime. Hanyuma ubutegetsi bugende buveho cyangwa bigende impinduka zihinduka ukundi. Ariko iki kintu n'iyi mpamvu yatumye navuga ipfundo ry'ibi byose kwicwa, tugenda ibibazo duhurire n'ibindi bibazo by'abakongomani duhuje, ariko impamvu nyamukuru yatumye abantu bahaguruka kugeza naho bakabira baje bakajoininga, iyo mpamvu ntizigere izima, ntizigere itagaciro ngo iveho. Ngo bimeze bite rero?
soon as possible you gonna see a change. Amakuru mfite nuko tugiye kujya tubona interview y'icyongereza ku mugabo ufite ibirenge yabirambitse mu mazi yo muri ntuzo yo muri Tanganyika niyo. Nabonye perezida Ndayishimiye avuga ngo perezida son excellence perezida w'u Burundi. Nabonye abantu hano narababwiye ngo dufate ikosa muzakora no gufata umuntu nka perezida mukagenda mukamutuka. Arababwira ikintu kimwe, ntabwo kugeza amasaha igihe mutaramenya ko perezida ni urwego abahagarariye abaturage, barangiza ugenda ukamufata umuntu uhagarariye abaturage mukamuhereza amabinga, abandi bagafata undi bakamugira escalate. Ntabwo ari ibyo, ayo ni amarangamutima abantu baba bakoresha. Perezida ni perezida my friend. Nabonye perezida w'u Burundi avuga mu kiganiro yakoze avuga ku musaruro Tanganyika, abantu abashoramari bagomba kuza muri Tanganyika. Ndashaka kukubwira ko mu bihugu wavuze wibagiye gushyiramo abajene bazaba bakandagijemo ibirenge Uvira. Wibagiye gushyiramo MRDP ko nayo igomba kujyamo. Kutokana na info ambayo ninayo, uyu mugabo cyangwa nyakubahwa perezida w'u Burundi ndatekereza ko next time nahamagara abashoramari bagomba kubyaza umusaruro Tanganyika nk'amazi ngo adafite umunyu mwinshi muri icyo kiyaga cyangwa muri ayo mazi. Ubushize ndatekereza ko uzashyiramo MRDP. MRDP twirwana nabo bagomba kuvuga ati uvuge Kongo, ubuzongera kuvuga Kongo, yewe ukivuga Kongo ku ruhande rwo hirya bari za Karemi, hanyuma nugera no hino kuri Uvira aho bazaba barambitse ibirenge mu mazi abana bari kuvanamo bote, uvuga ati ahantu urebye Kongo hajya ni iki igihugu kindi yavuze. Hanyuma wibuke gushyiramo na MRDP kuko ku makuru mfite nuko siku kidogo itakuwa ni grave. Reka nze mveyo rero izi mpinduka zigiye kuba ku makuru yandi, amakuru ngenda yababwira mu migani, umuntu muzima uzajya wumva uzafata ikintu utoramo ucyumve. Izi mpinduka nkuko nabibabwiye ni ukuvuga ngo nzitegerejanye inyota nyinshi cyane, ndazitegereje cyane kuko ndazifuza cyane, ndifuza ko zibaho, ndifuza ko ibintu bibaho. Ndashaka uko Bertrand Bisimwa yaje agafata M23 ejo bundi akayisosora muri AFC, urimo kumva, akayita AFC akayigira provisoire. It's because this change and I know soon as possible. Ndashaka erega ikintu kiriho nubwo MSDP yasosotse muri AFC zamani. So the thing is, this stuff cyangwa iki kintu kinini nakomeje kuvuga kuva kera, izi mpinduka ndazikeneye cyane 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 cyane. Sinjye udakunda Kabila, ntimubizi ko ntamukunda. Umva Kabila, ngwino ukiyobore pe, ngwino ukiyobore, babiguhe pe, babiguhe. Kabila bamuhe bino bintu, babimuhe pe. Kabila take over. Gifate. Ubwo abantu banyumva baranyumva. Gifate. So vuba mu gikora impinduka cyane cyane, kandi impinduka ziba zifite imbaraga, bizagenda fresh. Izi mpinduka ndazikeneye, mutakujya bibona soon as possible, muraza kubibona. Ejo bundi nakoresha amarangamutima ndavuga nti uko mbibona nuko niba Kabila agiye gutekinga over hanyuma noneho akicara ikintu bakongera kucyubaka gishya, ndatekereza ko CNDP igiye kugaruka. CNDP igaruke yari ifite umutwe wa politiki, yari ifite abanyapolitiki, kuko njye narababwiye iyo tugeze muri izi mpinduka n'ibi bintu byose ngo dufata umuheza nguni ku mpamvu abantu cyangwa kuri izi mpamvu zituma abantu bakomeza gupfa. Kuba tugiye gufatanya n'abandi bantu icyo ni ikintu kimwe, ariko dufatanye nabo nimuza kwibuka mugasubira inyuma. CNDP yarwaniraga abakongomani muri rusange, ikagaragaza ko abantu bagomba kubana. Mugiye kumva interview z'umuyobozi wa CNDP wa zamani General Laurent,
turi kumwe, which is this kintu, iki kintu kigomba kubaho, tukagendera muri iki kintu. Nujya kureba twebwe ibintu byacu hari umwihariko, hari impinduka zigomba kubaho, yego mu bakongomani bose, ariko mwibuke ko hari ikindi kintu cy'umwihariko twebwe dufite duhuriyeho n'abandi bakongomani, ni ukwicwa tuzira abo turi bo, ni ukwicwa tuzira abo turi bo. So this stuff rero, kumva ngo hagiye kubaho impinduka, ubuyobozi buhinduke, ariko buhinduke iki kintu cyacu no kwicwa kwa buri munsi kwacu, abantu kwamburwa uburenganzira bwabo n'abari bo, iki ngiki cyo kigomba kuba kiri imbere. Niyo mpamvu le 23 mars igomba kugaragara cyangwa ikajya imbere muri izi mpamvu, no mu byo gushingirwa nacyo kikavaho, akazaboneka solution itavuze ngo reka tugendere hamwe hanyuma tuzaza kureba niko bigenda. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ngewe gukura kwa MRDP, gukura kwayo igakura, ahubwo nireke gukura, izakure nk'igihwagari, ibe nini, ikure, ijwi ryayo ryumvikane. Hari impamvu y'iki kintu, nimara kumvikana nzi ko ntabwo bizagera hejuru ngo bayiminimize. Kabila araza kubifasha, nishimiye ko Kabila takinga over, kandi araza gutekinga over, ibyo ndabisobanukiwe, ndabizi. Ariko muri uko gutekinga over kwa Kabila, ntabwo naribabwiye kuva ku munota wa mbere ndamuyoboka kuko tugiye niwe ugiye gutwara iyi modoka. Iyi modoka agiye gutwara, mvuga ko aribwo nzaboneramo lift ingezi yo nerekeye kujya. I have no nta shwa mfite, tugomba kuyoboka, kandi gahunda nuko imeze. Kabila nta yandi mahitamo, tuzamuyoboka. Ariko kuyoboka Kabila ndabizi, I'm telling you, ndi kubabwira agiye kuyagiye, yagifashe yagitwaye, ndabizi, ndi kubabwira, ndabizi, amakuru ndayafite. We are going, kwagiye. Ariko ndabibutsa ko yaba MRDP yaba M23 mufata izo nkweto musubire kuri le 23 mars. Kabila ze agira mbere yuko mukomeza urwo rugendo, Kabila afate ibiganiro, yicare aganire n'abantu bagiranye ibiganiro atigeze yubahiriza, atange promises ko ibintu azabyubahiriza, bagiye kufatanya uru rugendo. Ariko yamaze kwemera n'amasezerano, bamaze kumvikana amasezerano yagize amasezerano ya 2009 agomba kuyubahiriza. Bivuze ngo ntabwo ngiye nifuza ko Makenga Kabila mbere yuko afata iya mbere, namanze mwicarane ku bintu mwaganiriye nabyo 2009. Bivuze ngo Kabila akora n'ibiganiro na CNDP. CNDP ntabwo yagiye arega, CNDP irahari, sinzi impamvu abantu bafata CNDP ikaba yarapfuye, ipfa gutari ku bundi, kandi amasezerano kugeza n'aya masaha umututu wavuye muri ayo masezerano le 23 mars ari yakiriho. So Kabila ajyana ibiganiro yagiranye n'akiri president ntabyubahirize, mbere yuko mugirana nawe mugasomana mugakorana ibintu byose, amanze yo masezerano ivuga impamvu amanze ayashyire ku murongo, amanze babyuzuzanye, mubone gufatanya urugendo. Means what? Means ko kugeza aya masaha Kabila mbere yuko afata iya mbere cyangwa kugirana ibiganiro byo muri iki kintu yise ngo Sauveur Congo whatever, agiye gusova Congo, bamanze ajyana ibiganiro cyangwa bamanze bishyire ku murongo ibyo bari barumvikanye mbere. Bivuze ngo maybe we gonna see the change. Ariko Kabila araje mu mwitege gato, yaraje agiye gutekinga over ibingibi byo nta yindi shwa. Impinduka zigiye kuba, ibingibi narabasobanurira babwira impamvu bantuza banani. Uyu mugabo ninde, umugabo w'umunyamurenge ninde, uyu nguyu wari muri ntuza, munyibutse izina rye ninde, Moise Nyarugaba. Aba bagabo impamvu Moise Nyarugaba batigeze bajya muri AFC narabibasobanurira, ndabwira ntabwo abagabo bazigera bajyamo, ndabibabwiye ça fait longtemps. Nuko nibyo Pierre Travis yavuze ejo bundi, yari provisoire, iki ngiki cyaragateganyo. So bose yaje rero, Kabila agiye gutekinga over, turamukurikira, indi shot turamukurikira. Ariko twakabaye ibi bintu ariho muri kuvuga ngo nashimishijwe no kubona niba bagaruye nani M23 ikagaruka bakavuga bira bintu Bertrand yavuze. Ni byiza ko bagenamo bajyamo batibagiwe abo ari bo. MRDP ikintu ngiye murabizi, kuva MRDP yabo kuva ku munota wa mbere na supportinze MRDP iva muri twirwane, kuko nta muntu ushobora kugushakira igisubizo utiko. Nuvuga ngo ikintu kigira minorite n'abanyantege nke ntabwo ari ugushaka, ni ugukomera. Iyo umaze gukomera uri minorite ugakomera, za mbaraga zikugira munini.
gukomera kwa MRDP bano banyamurenge bagomba gukomera bakagiramo imbaraga bakinjira muri iki kintu bafite ijambo. Iki kintu nakibabwiye kuva ku munota wa mbere ndamutekereza ko twebwe tuzagenda tukagira buri gihe cyose mukumva ko ikintu dufite gikomeye kurusha ibindi ari ukurasa. Muzajya murasa nimugeraho mufunga sefu mugende muwe abagenerwabikorwa. Mu abagenerwabikorwa. Kubohoka kwacu guhagarika kwicwa kwacu nuko abantu bagomba kuba abanyembaraga. Apana mu gufungura umututu gusa no kurasa no gutanga imibiri bakayirasa. People, you have to understand this. Iki ngiki mugomba kukimenya nababwiye kuva ku munota wa mbere. Apana gutega imibiri bakayipfumagura abantu bakitwa barashi. Nuko abantu bagomba guhaguruka bagakomera. Gukomera nukugera hafatirwa ibyemezo. Ariyo mpamvu ngiye ndi kwifuza ko ibi bintu bisenyuka kuko ibi biboro byo kwinjira niba ari ikintu cyanshimishije nuko iki kintu gisoka muri AFC. Kuko iki kintu kiri cyaringiye kubona M23 kwinjira muri AFC. M23 byari bisobanuye abarashi. Gusa ahafatirwa ibyemezo nta muntu ngaho ibaze muri politique dufite monde. Muri politique dufite monde, muri AFC twari dufite monde. Ninde muntu wacu ari muri AFC? Bahati uvuga ururimi rumwe nk'inka. Manzi udashobora kwesipira mu gifaransa niwe wari hariya. Ni bande twari dufitemo. So this stuff ibingi bigomba ngiye gusenyuka kwibi bintu n'ikintu cya AFC. Ibintu bya AFC mureke kakatugaruke gatoya rero. Nubwo muri iki kintu mugiye gukora iki kintu kigiye gushya gishashya kigiye kuza cya Kabila agiye kuza akazana akabagiye kubaka kino kintu. Mwabatutsi mwe nimwinjira muri iki kintu muri abarashi gusa muri abasirikare. You finished. Ndi kubibabwira. Ntabwo tugomba kujya twinjira muri ibi bintu turabarashi gusa. Never. We have to end this stuff tugira n'abatirwa ibyemezo. Turi kumwe. Amarangamutima ya gisirikari ayakagira uruhande. Nta munyapolitiki ugira inzika. Umunyapolitike wa nyawe afata umwanzi we n'uwatemera akareka umuntu atemera akareba ibyo ashoboye akaba ari byo azana. Impamvu y'iki ngiki mu mpinduka z'iki ngiki maybe nuko bazafata n'abashoboye batumvikana bazabareka bakaza. Ikibuga cy'indege kigafunguka buri wese akaza. Akintu cyo kurwa kamajeshi. Ibintu byo ntigeze nemera na gato kuva ku munota wa mbere. Turi kujyana. Ibi bishatse kuvuga iki? Ikintu kigiye kuba kinini. Ikintu kigiye kuba kinini. Mambo yanaenda kuwa mabadiliko yanaenda kuwa mengi sana. Impinduka ziraje. Ariko mukuza kwiza impinduka. Ndacyari kuri cya kintu nababwiye kuva ku munota wa mbere. Amagambo nababwiye mbere yuko Kabila ava muri South Africa. Narababwiye ntabwo Kabila avuye muri South Africa kubera yabonye umututsi uri kuribwa. Ntabwo yavuye muri South Africa kuko yabonye hari umunyamurenge bafashe bagatwika. Kuko ibyo byakozwe ku butegetsi bwe nta kintu yigeze abikoraho. Kabila yaje ku nyungu ze. Tugomba kubana na Kabila ku nyungu zacu. Nabwiye ko ndi bumuyoboke. Bagiye kumuhereza inkoni, yamaze gufata inkoni y'ubushumba. Soon as possible he's going to take over. Ndabisubiramo numvishe aka kagabo. Hano dufitemo abantu ba extremiste baheza nguni. But I don't give a fuck. Kuri ku bantu batekereza ibyo ngibyo. Ngiye gusubira ku kintu nababwiye. We mu bijabo utigeze wumva uvuga ngo nubahutse Moise Nyarugabo nabonye nejo bundi waraje urabwana ukuvuga ubusa. Urabizi ko I have no time for you. Wakoze rere cyane gusa kuza kuvuga ziriya nonsense. Uba watandukiriye cyane. Do you think ko kutera comment kuri Moise Nyarugabo ari uko ntamwubaha? Ndamwubaha, ndamukunda, nzi n'ubushobozi bwe. Ariko mufite ukuntu mujya mukoresha amarangamutima ari mu bujiji bw'iki cyane. N'ubugoryi bw'iki cyane. Still reka ngusubire mu magambo navuze.
kanyagusubiriremo kugeza igihe. Ariko ikibazo urumva twagiye dufata abantu bisanga muri ibi bintu ari educated idiot. Ndabika mbigusubiremo ibyo navuze kugeza igihe uzabyumva ukabyumva neza cyane. Reka mbigusubiremo uyu munsi. Aya masaha niba Kabila yaraje ku nyungu ze, akaba yaraje atarahagurutswe South Africa akomanzwe n'impfu ziri kudukorerwa, atarakomanzwe. Kabila akeneye abantu bamucalenjinga mbere muri iyi bisi tugiye kujyamo, akeneye abantu bamucalenjinga. So nkavuga ngo muri abantu bagomba gucalenjinga uriya mugabo, there are those people badafite ikintu bamutinyaho. Umuntu wabaye umukoresha wawe biragoye kugira ngo mucalenjinge akiri bose wawe bro. Dukeneye abantu bagiye bafite imbaraga. Ibi nibyo navuze ku munota wa mbere nitwinjira muri iki kintu. We need to go n'uyu mugabo aho avuga iki tukavuga ngo oya, ntabwo ari uko bimeze uko. Muri abo bantu bagomba gucalenjinga Kabila, still ndabisubiramo mpaka, ntabwo abantu bagomba gucalenjinga Kabila Moise Nyarugabo arimo. No, niko bimeze, nzabisubiramo paka kugera ku munota wa nyuma. Mu bantu bagomba gucalenjinga ni umuntu bakoranye, yamubereye president, amuyobora. Icyo kintu muri kamere ya muntu biragoye kugira ngo umuntu wakubereye president n'aya masaha muri kumwe mugarutse ari bose wawe ngo ugende. No, ntabwo bikunda. We need those people. Amaraso mashya muri MRDP, amaraso mashya agenda akabwira Kabila ngo oya. Dukeneye amaraso mashya muri Nord Kivu amubwira ngo no. Bakorane ariko amubwire ngo no, impamvu zacu nizi, ntabwo tuzitezukaho. Ibi bintu bitaraba mwe mugakomeza kugendera muri icyo kintu. No, ntabwo bikunda. So Moise Nyarugabo arashoboye kandi arashobotse 100%. Nitugera muri uru rugendo tugiye gutangirana na Kabila, dukeneye umuntu umufesinga akamubwira ati mu byo ukina nabyo ku maraso y'abacu ntabwo wazanamo amabwiriza n'amategeko. Oya, niko bimeze. Ibijyanye n'amaraso n'uru rugendo tumaze iminsi wari kurya imineti muri South Africa kuva 2017, ababyeyi bicwa, abana bashira, ntabwo tuzanaho title yo kuba president. Shut the fuck up. Gahunda iteye irya, umurongo n'uyu, ibyo durwanira ni ibingibi, ibyo twemera ni ibingibi, nta kintu uza guhinduraho. Kabila yazanye abantu bose muri Kingakati, arabafite hariya bagiye gutangira n'uru rugendo. Ntabwo rero bazaza kudufatira umuntu uvuye muri Kingakati aya masaha kuri za Thompson. Turi kumwe? Ntabwo rero bagiye kuza kudufatira imyanzuro n'icyerekezo cyo kuzabaho kwacu tuhari. Iki ngiki niyo mpamvu babwira ngo gukura kwa MRDP, ariko ntibakure cyane. Niba ari ikintu nashimye nuko MRDP nk'abantu batangiye ari twirwaneho, birwanaho, ari abaturage birwanaho, bashobora gusanga ko kurasa no gukoresha amasasu bidahagije, bagakora umutwe nka MRDP. Uwo mutwe ugakura, aya masaha ukaba ushobora gukura, bagakura no mu gufata imyanzuro, apana mu kurasa gusa no kwirwanaho. That's where we go. Aho ngaho ndi 100%. Icyo ngicyo cyo babwiye. Kuba turi minorite, gukomera kwacu no kugira imbaraga niko kuzatuma tubaho. Mufatira urugero kuri ntuza dufatira urugero kuri ntuza kuri Israel. Ni bakeya ariko ni benshi mu mbaraga. Zabi za diplomasi, zabi zo kurasa. Barakomeye, niyo mpamvu bariho, niko tuzabaho mu kira gihugu. Tugaruke gatoya rero. Iyi mpinduka zigiye kubaho, muri izi mpinduka vuba, ejo habaye inama, ejo bundi habaye inama
ejo bundi habaye inama, habaye inama, ejo bundi habaye inama. Ikintu ngomba kubabwira ni kimwe, iyi nama ejo bundi habaye inama, nabasobanuriye ejo bundi inama yabayeho, ndaza kuyita, sinzi aba bantu ukuntu nza kubita. Ejo bundi inama yabayeho, Mose yabwiye abantu be ngo impinduka zamaze kuba, ngo muzitegure ngo kandi muzihanganire. No, nta kintu cyo kwihanganira. Mose we, Mose, nta kintu cyo kuzihanganiraho, kuko we need change. By the way, we need change. Dutegereje impinduka, kandi izi mpinduka ntekereza ko maybe ku ruhande rwanjye, reka izi mpinduka zibeho. Erega bantu muri aha ngaha munkurikiye, ntabwo umuntu reka nkubwire, izi mpinduka reka zibeho, reka izi mpinduka zibeho. Nari nzitegereje, reka izi mpinduka zibeho. Reka Kabila taking over, Kabila taking over. Ejo mfite byinshi nzavuga ejo bundi impinduka, izo mpinduka nizimara kubaho, mfite byinshi nzavuga. Hano umuntu aburi ahantu ahera avuga, ubura ahantu hera uvuga. Ariko izi change ndazikeneye, ndazinyotewe, ndazitegereje, ndashaka kuzareba, nzareba impinduka nizimara kuba byose amaze kubishyira ku murongo, amaze kubishyira ku murongo, nzaza namabwira ikintu. Ku rundi ruhande hari ahantu bigera niba Kingakati na timu yose ya Kingakati ya Kabila yaramaze kujoininga, bose bari hariya, ngiwe ikintu babwira ni kimwe: ntabwo ari ukumuheza nguni, ntabwo ari ukumuheza nguni, ntabwo ari ukumuheza nguni, munyumvi, ntabwo ari ukumuheza nguni. Godfather nsobanukiwe neza cyane cyane imbaraga zo gukorera hamwe. Ntabwo sobanukiwe neza cyane inyungu na solution ishobora kuva mu gukorera hamwe no kureka n'abandi bantu n'abanyamahanga bakaza bakisanga muri iki kintu, ndetse uru rugamba bakarufata, bagafata na solution kugira ngo gupfa kwacu kuzahagarare. Ariko nyiri umupfu niwe ufata hanuka, nyiri umupfu niwe ufata hanuka. Tugomba kugira abantu bacu muri iki kintu bagomba gufata imyanzuro. Ibi ngibi nibyo nababwiye kuva mbere, bagomba gufatamo, tukagira abantu bafata imyanzuro, bagiheza vision. Ibi bintu naho nimwongera mu byifata, muzabifata bigende n'izina ry'Imana, byakwendinga up nk'ibyabanje byose. Niba mutabona ko kugira ngo ibi bintu, iyi ntambara izaba iya nyuma, ari uko tugomba kujya mu bafata imyanzuro kugira ngo ikibazo cyacu kibonerwe ibisubizo birambye. Uzi impamvu nifuje nshimishijwe no ku bintu bisenyutse? Impamvu nifuje ko ibintu bigomba gusenyuka, ikintu cya AFC kikavaho, tukaba tugiye muri iki kintu gishya. Iki kintu gishya mugiye kwinjira muri mukinjira muko mwinjiye muri AFC, still I have no hope. Mu mboni z'abantu, kuko amaso agaragara, AFC n'abantu nize se M23 yinjiye muri AFC nk'abasirikare. Turi kumwe? Niba M23 izinjira muri iki kintu cya Kabila nkuko yinjiye muri AFC, icyizere cyanjye kiri muri MRDP. Niba bafite ngo abanyapolitiki, niba bafite ngo abanyapolitiki,
nabo niba nta barimo bakaza ba MRDP ifite igisirikare gusa, mukazihinjamo muri abarashi gusa, I have no hope. Siza turi kujyana. Abasirikari bararasa. Iki kintu cyo kwinjiza muri cyo kuba M23 yarinjiye muri AFC ari abarashi gusa, niyo mpamvu aya masaha tubona ingaruka zo kubona umuntu uyoboye umujyi wa Goma nka gavana uriho ari Bahati, abo musuzuguye. Nuko ari we M23 yari ifite. So niba bagiye kujya muri iki kimodoka biragiye kudutwaramo, muzagende mufite nk'abantu bafite driving license, abantu bashobora gutwara, apana abapasaje gusa n'abakomvayeri. Tuzabe dufitemo abantu bashobora gutwara bafite driving license, apana kwinjira muri ubu bwato. So ibi bintu rero kubivuga, iyo umuntu abivuze gutya ngo no, uku niko kuri, but people ntabwo abantu bashobora kubyumva. Ngaruka kuri MRDP, kababwira ko nashimishijwe n'ukuntu yakuze ikava kuri twirwana abaturage bafashe intwaro bakirwanaho. Aya masaha akaba ari MRDP yaragiye yaramaze kuba coalition cyangwa ishyaka ikintu hariya. That's what we need. Tugomba gukomera muri ango zose kugira ngo tubashe gufacinga, naho igihe cyose muzabireba ibindi kubabwira nonaha muzabireba ejo bundi Kabila agiye gutekinga over, nabibabwiye impinduka zamaze kuba. Ntabwo ari ngo impinduka zigiye kuba, no, ntabwo impinduka zigiye kuba, impinduka zamaze kuba zisikaje gushyirwa mu bikorwa. Everybody agiye kwisanga muri iki kintu. Nababwiye ko hari umwana umaze kumenya ufite amenyo ugiye kuvukira hari iyo hasi zawari kari mugiye kumubona. You gonna see there's some people, there's some groups bindi mugiye kurira n'amaso yanyu, n'ahandi n'ibindi bizajya bivumbuka nk'ibihwagari n'ahandi. Ariko ibi bintu, so ndagaruka kuri twe, twisanze gute imyaka tumaze M23 n'imyaka bamaze kugeza aya masaha. M23 nisubire kuri title yabo ya 23 Mars, hanyuma basinye amasezerano ya 23 Mars n'abakoze ayo masezerano baze bicarana na Kabila ku meza, hanyuma ayo masezerano bafatanye urugero bamaze kuyahereza umwanzuro. Turi kujyana. Abasinye amasezerano ya 23 Mars yagombaga kuganirwaho na PPRD cyangwa iki gishaka cya Kabila mbere yuko bicarana na Kabila avuga ati ko tugiye gufutangirana uru rugendo. Amasezerano twakoranye 23 Mars urayavuga yuki turayahereza uwuhe murongo ku kibazo stile kigihari. Icyo ngicyo tumara kucyumvikanaho, turaza gufata iya mbere turebe ni bande bagomba kwicarana na Kabila ku meza, nabicaranye nawe bakoze amasezerano. Ntabwo ari B5 wahagurutse akavuga ngo uyu munsi iyi tariki ntabwo tubyemera. Yego bicarana bavuga ati aya masezerano twagiranye tutaendelea, tufatanye urugendo tumaze kuyahereza umurongo. Bitari byo Kabila mukumva ko Kabila yaje, ntabwo icyatumye Makenga haguruka akajya mu ishyamba aricyo cyatumye Kabila haguruka ngo agaruke. Icyatumye Sematama, icyatumye Makanika, ibyabahagurukije ntabwo ari byahagurukije Kabila. Kabila afite ibintu byamuzanye, inyungu ze bwite. Kubera iyo mpamvu rero Kabila kuza amakuru abantu barenga 10 bafite inda zagwiriye ibitsina bavuga igifaransa ukagira ngo bamize Mitera. Urimo kunyumva? Abakongomani baziyumvamo nibyo. Ariko se Kabila namara ku takinga over tuzongera iyo bizagera bongera bagirana n'ibindi biganiro. Ibyo ndi kubabwira ntabwo mushobora kubyumva none, ariko ibyo ndi kubabwira nibyo. So what we need rero ni iki?
M23 nk'uko Bertrand yavuze ko ubu turi kuvugana ari umwana w'imfura, yari muri AFC yari agateganyo, mwinjire kwa Kabila cyangwa Kabila ayobore kino kintu mutakiri abasirikari gusa. MRDP ije kwa Kabila harimo abagabo nabo bafite inda, atari abarashi gusa, atari abarashi, habe harimo abagabo bafite igifaransa ko turabafite, bagomba kugenda hara bakicara kamufesinga. When those people twinjire muri iki kintu gutyo, naho iyi modoka mugiye kwinjiramo, nimwinjiramo nta driving license mufite, mwese muri apasaje kurya umuntu nagarika imodoka, mwese muraraho ngaho imodoka ipfiriye, nta muntu ushobora nta mukanishi muyifitemo, kazi yenu kabisa. Muzaba arabo gusunika iyi modoka, muzamura abantu ho gusunika iyi modoka. Ariko umushoferi nafata feri, nta muntu uzaba ufite ubasha bwo gutwara iyi modoka. So murakaza neza muri izi mpinduka zigiye kuba. Mwese mwakire Kabila agiye kuza kuyobora kino kimodoka mwari mutwaye, mwese mugiye kwa abapasaje. Abantu ba Uvira ndabasuhuje, Warikare ndabasuhuje. Reka ntegereze ndebe, ntekereza ko plan zamaze gukorwa, niyo mpamvu mureba ibintu byose. When you check uza kwitegereza ukajya gusanga ntabwo abagabo bahubutse, ntabwo ba Moise Nyarugabo banze kujya muri AFC. Ngira ngo kuva uyu munsi mubonye impamvu ba Moise Nyarugabo batigeze bajya muri AFC, nuko cyari ikintu cy'agateganyo, nkuko Bertrand Bisimwa yabivuze ejo bundi. Ariko mfite amatsiko yo kumenya abantu bazava muri MRDP binjira kwa Kabila ni bandi bashobora kuza mu challenging. Vice President, ariko Vice President we yamu challenging, buriya ntuza ubundi yamu challenging abahu ko yabaye Vice President we, ko ariko amugani nyamara abatipe n'abahanga. Iki kiboro bakoze cya MRDP nsigaye kibazaho, urabona buriya Nkazariya Ruberwa ya challenging Kabila, yamubareye Vice President, yamu challenging, ntago yamutwara nk'intuza. Hanyuma se nkagaruka iwacu, muri ninde za challenging, ninde zagenda Metro, ninde mwaka byarama, ni Bahati, ni Manzi. So ibi ngibi nimbivuga muri MRDP, aba bakoboyi barabiteguye, mutakwashangara, abatipe barabiteguye. MRDP nyiri inyuma, ndabemera. Nitugaruka hano, we need, ndabisubiramo, musubire inyuma, nitugaruka hano iwacu dukeneye abantu bari muri CNDP ba challenginze Kabila bagaruke bongera mu challenging, dufatanye urugendo batagenda apana ndiyo afande. We need those people. Munyumve neza cyane, dukeneye bano bantu, abantu ntabwo iyo niyo gahunda niko imeze, niko bimeze. Niko gahunda imeze. Mugomba kwibuka ikintu kimwe, mugomba kumenya ikintu kimwe muri ibi bintu. Mugomba kumenya ko uru rugendo rwa hari iwacu cyangwa izi ntambara zitandukanye n'ibindi bihugu, abantu bagomba gushikama. Turi kumwe? Biragoye cyane kugira ngo umuntu wo muri Nord Kivu aba ari we ujya gushaka ikibazo, biragoye cyane, kuko ugiye kureba iki ni ikibazo iyo community igomba guhagurukira ikishakira, kuko byo nyine n'imiturire yacu n'ukuntu dutuye, ntabwo ari ikintu ngo murashaka. No. Biragoye cyane ngo umuntu uri muri Nord Kivu agiye gushaka, aba ari we uzana umuti urambye direct awushakira abantu bo muri Ituri, abahema nta muhema wabigizemo uruhare. Ntabwo bishoboka, biragoye cyane. Biragoye cyane kugira ngo umunyamurenga azave muri wo plateau aba ari we uza kureba amakonfli yo muri Nord Kivu, y'Irucuru,
niyo mpamvu muri izo kominote zose dukeneyemo abagabo bagahaguruka bagashaka umuti w'ikibazo muri izi koalisiyo bakazijyamo, ariko umuntu wo muri iyo kominote agahaguruka. Niyo mpamvu kuba kwa MRDP njye ntigeze mbirwanya, byanshimishije, because we need people from our community ko bahaguruka bagashaka umuti urambye bawishakiye. Niyo mpamvu we need people muri M23. Azarias niba azajoininga kino kintu ashobora gufesinga amaso ya Kabila akamubwira ngo umuntu bita bitakwira n'abafite imitekerereze nk'iye bumva ko umunyamurenge warimbuka agashira, uyu iyi ngengabitekerezo hari akodi igira ukuntu twabanye n'aba bantu imyaka yose, umuti w'iki kibazo waba uyu. Turi kumwe? Tukeneye abantu, umuntu ugomba kuza akavuga ngo ende tuwa the same thing no muri Nord Kivu. Windows people turi kujyana, murakaza mu mpindura amatara, murakaza mu mpinduka, murakaza mu mpinduka. Reka nzitegereze nzirebe, ndahangaha ndicaye mfite amatsiko yo kureba izi mpinduka zamaze kuba zisigaje gushyirwa mu bikorwa. Abari abayobozi bagiye guhinduka abayoborwa, mwiteguye kuyoborwa. Aha, ugira ngo hari ikindi, ugira ngo hari ikindi. Izi mpinduka ni bande bazaba bazirimo? Iki kintu bagiye gutangaza ni bande bazaba bakirimo? Ni bande bazaba bakiyoboye? Wowe n'abawe muzaba muri hehe muri iki kimodoka? Muzaba mwicaye mu yihe myanya? Ku mwanya w'inyuma cyangwa impande ya shoferi hazaba hari umuntu wawe ushobora kumusimbura anytime bibaye ngombwa, cyangwa akamubwira ati winyura muri uyu muhanda, fata uyu muhanda kuko imbere hari inkwangu ntabwo dushaka kuwunyuramo. Cyangwa iyi ntuze y'agateganyo, ibi biganiro iki kintu cy'agateganyo cya AFC cyariho Bertrand yatubwiye ejo bundi ko yari y'agateganyo, they are waiting something big. Bagiye mu biganiro i Kampala mu minsi yashize, mu myaka yashize bajya mu biganiro i Kampala, bagezeyo kuri projecteur bashyiraho ibintu byabo n'izi projet zabo zo kugira ngo kuvana ubutegetsi bw'Kinshasa whatever. Umwe mu bantu bo muri 23 ararakara aravuga ati mu byatuzanye impamvu yaje tuhaguruka ntabwo ari iyi, ngibi ibintu tugomba kuvugaho, abona kuzana flash ba projectinga ibintu byabo. Icyo ndi kuvuga iki kintu murakizi. Uru n'urugero rwiza ndi kubaha. Niba ikira kintu cy'agateganyo cya AFC baragiye mu biganiro i Kampala, bagerayo bagafata mu bintu bagiye kuganiriza, hari ibihugu nka 3 cyangwa 4 niba ntibeshye byari muri iyo nama, bashaka kugira ngo bategure ibizajya mu biganiro za Doha, bakaza AFC mu bintu itanze byose ntagire ikintu cyambaga. Ndashaka mwumva icyo kintu. Umuntu wo muri 23 akavuga ati no, mu mpamvu zacu ntabwo igihe mwashyizeho ngo nta mpamvu yacu nimwe irimo, dore impamvu yatumye duhaguruka tukarwana, muvaneho ibyo bintu. Afata ese ndamuhishira iki? Nzenze aravuga ati no, aterura aravuga ati impamvu yacu ni, afata ibintu abishyira kuri projecteur babona kubiganiraho. Iyo mvuze iki kintu ni kubabwira ngo impamvu yawe nta wundi muntu uzayisobanura kurusha wowe wahagurutse kuyirwanira. Uru n'urugero rumwe bahaye ku byabereye i Kampala. Iziti Kampala, iziti Nairobi, ibyo mvuga birumvikana. Iki kintu rero, we need these people, abantu bashobora kugenda nkuko Nzenze yakoze iriya action agasevinga icyo kintu, ibintu byacu ntibigende ngo bizimire gutyo ngo bazane gahunda zabo. The same thing nuko Kabila bishobora kuzagenda ko. So we need those people. Abantu bacu ntibajye basigara kuri tele bari muri ambushi gusa n'imbunda n'imitutu. We need those people. Ahabereye ibiganiro twaba twafite ijambo no kurusha abangaba baje mu nyungu zabo kubera impamvu dupfa. Nta muntu uvuye Kinshasa, nta muntu uzaza avuye whatever uzaza gusobanura ikibazo n'amateka y'iyi myaka tumaze twicwa.
ntabwo umuntu wo muri Kingakati ari uzaza kugisobanura. Munyumve neza cyane. Mu biganiro byabaho, mu masezerano azandikwa, mu masezerano azabaho, nta mukatanga uzaza gusobanura ikibazo cy'umunyamurengo umaze imyaka ingana gutya yicwa. That's why we need people bagomba kuva. Niyo mpamvu mbagira ngo iyo tugeze kuri MRDP, dukeneye MRDP ntihagararire kuba ibe MRDP iki kimodoka Kabila agiye gutwara hazabe hari umushoferi iruhande rwe. Kabila ntayitware mu muhanda ashaka. Same thing muri M23. Niyo mvuze ko M23 ari umwana w'imfura, impamvu yinjiye muri AFC ari agateganyo, mukaba mugiye kwinjira mu kindi kintu nkuko Bertrand bitubwiye ejo bundi. We need these people bava muri M23 bicara bagasobanura akantu ku kandi kuva ku gihe cya Magrivi n'impamvu abatutsi bahunze imyaka 30 yose bakaba bazerera. Turi kujyana. Ibi bintu kubibabwira nabibabwiye kuva mbere. Hano bamwe mu byimbya amazuru muratumba ngo navuze ngo ko Moise Nyarugabo ngo namwubahutse. Ntabwo namwubahutse, ngo namwise umukanda nzugi. Kuri Kabila Moise Nyarugabo n'umuntu first of all ni boss we. Ni boss we. Azabe master planner, we need these people. Amaraso mashya ashobora gucalenjinga Kabila. Abantu Kabila atigeze ahaka, atigeze akoresha. Bave muri MNDP bagere bavuga ati no. Dufitanye urugendo ariko this who we are. Ntabwo uzacuze nizi. Do not try ntukinire ku maraso y'abana bacu. The same thing muri M23. Reka nzaza kiyobore muri M23 nta muntu numwe wo muri politike ushobora kugenda ngo challenge Kabila. Azabagira barashi hanyuma badeployinge. Bazajya babohereza bote n'amasasu. Yonyine. Babageneraho kurasa, babagenera ibyo mukora, hanyuma ibindi ntabwo tugomba ibintu nabivuze kuva mbere. Ntabwo tugomba kuba hari ikintu muzajya mukurura mukabyumva ibyo nabwiye kuva ku munota wa mbere. We tired kuba bagenerwa bikorwa mu bibazo byacu no kwicwa kwacu. Tugomba kujya mu bafatanya bitwa bakafatanya bikorwa, nta muntu ugomba kujya dufatira imyanzuro. Ibi ngibi kubikora umusirikare ntabwo afata imyanzuro. Umusirikare ni umugenerwa bikorwa. Abanyapolitiki bamubwira hajya kurasa n'igihe cyo kurasira, bakamubwira igihe akorera withdraw. Niko kazi k'umusirikare. Turi kumwe kuba abasirikare gusa ntabwo ntekereza ko ariko bigomba kugenda. We need these people bagenera abantu bacu bakavuga ati okay ende tuwa mugende murasaha impamvu nizi. Fita amatsiko yo kuri abantu bagiye kwicara uruhande rwa Kabila, bagiye kubinoma, bagiye kuberekana ivuba. Impinduka zamaze kuba deja. Ngahebaza kino kintu bagiye kugiterura mwamufite ikize muri Makenga bamuhe deployment nk'umusirikare. Iziye soja ni umusirikari, azaba chief of staff cyangwa azayobora ingabo, kandi umusirikare baramuhindura. Anytime bazamuvanaho bashyiraho undi mu kiongozi w'intuza w'igisirikare, bashobora kumuhindura bakamushyiraho undi muyobozi bakabishyiraho. Murumva bidashoboka ariko birashoboka. Ubu nikimara guhinduka cyamaze kuba ikindi kintu kinini, ibyo nabyo birashoboka. Muzamusigaye he? So we need people muri izi mpinduka. Dukeneye abanyapolitiki bicarana na Kabila. Ntabwo ntekereza ko Azarias Ruberwa yicaye, kuko ntabwo ntekereza ko yaba yicaye pe. Ndashaka kuzamura impande ya Kabila. Yamubareye vice president, azagenda mu challenge ngamubwira ati oya siko birisha ntabwo tukiri Kinshasa ende tutaenda hivi ariko impinduka zibeho. N'ubutegetsi niyo bwabavaho niyo byagenda bite, kuko muri iki kintu Kabila azaba afite title nka president w'iki kintu. Kinshasa azaba ari president no mu burasirazuba ari president. So dukeneye abantu bacu batazarenzwa mavi n'aba bagabo bandi. Nta muntu uzava muri shaba uzavyohiriza uzaza kuvuga ikibazo ngo anagishakira umuti urambye nka nyir'ubwite. Nimujya kureba n'uburyo ibisubizo byacu bishobora kuboneka muri iki gihugu, mujya mureba imiturire yacu, murebe design y'urukundo giteye.
uretse no kuba umuntu wavuye muri Katanga aba ari ushobora kuza ngo abone solution cy'ibibazo byacu bya hariya. Nta mukatange uzaza gusobanura amateka y'uko FDLR yinjiye muri Nord Kivu kuva aho baziye tukabura amahoro abantu bagahunga. Ntabwo umuntu w'Akabira, umuntu wo muri Katanga, wo muri Kinga Katari uzaza kubisobanura no kubishakira igisubizo. No, dukeneye abantu. Ntegereje izi mpinduka, reka amazimanze zive. Ntegereje kureba izi mpinduka nizimara kuba Kabila amaze gufata amaze kumeza kino kintu. Ntegereje kureba ibintu biza gukurikira. Mufata abantu baze binjire muri iki kintu bafite ubushobozi muri diplomasi, bashobora kuzana bakicara. Abo bantu ni bande? Muri MRDP mfitemo icyizere, according n'uburyo babyubatse byonyine, bagafata bakakivana bakahita baterura ikintu cya MRDP bakagikubita twirwanaho, ikava mu kurasa gusa, ikava mu kwirwanaho, bakava mu barashi. Aya masaha tukaba tubafite ari abantu bashobora kwicara hariya, hashobora kuvugamo abanyapolitiki, hashobora kuvugamo abantu bashobora kwicara ku meza. I do like that. Aga hope, ndagiramo icyizere ko at least mu Banyamurenge hazavamo abantu bifatira imyanzuro muri iki kintu n'uru rugendo wo gushakira ibisubizo ibibazo byabo by'iyi myaka yose. We need people, some people muri Nord Kivu. Batari muri Nord Kivu nabo tuza bakaza bakicara kurya abantu bari 23 mars bakaza. Ahangaha niho mvuga ngo munyumve neza cyane, abo ngewe ahangaha munyumve neza cyane, niho mvuga ngo aya masaha abantu ba challenginze Kabila ari ku butegetsi, bakazana zira revendication za 23 mars bakazishyira ku meza, akazigambanira akabyanga, agahitamo kubarasa. Ntabwo tugomba kujya kure y'icyo kintu. Tugomba guhera tukavuga ati tugiye gutangira iki kintu. Mva wa mugabo buri umugambanyi waratugambaniye, aho kugira ngo amasezerano yemerera turasa. Ubu ngubu ntabwo ufite ubushobozi bwo kuturasa, turi kumwe. Ibi bintu biteye uku nuku. Niyo mpamvu Bertrand yagarutse akavuga kuri kiriya kintu mu gihe agararaho cyane. So 23 mars aya masezerano agomba kugaruka, Kabila bakayamutegeka pana kongera kuyimusaba, kuko ntabwo ahangaha ari uwo gusabwa. Muri uko kurandura no gushaka ibisubizo tugafatanya urwo rugendo n'ibiganiro. Niba uzaba uyoboye kino kintu akamenya ko agomba kubishyira imbere, turi kujyana, akamenya ko agomba kubishyira imbere. Kubishyira imbere rero ntabwo bizamutera inyota, kandi mu byamuzanye hariya ntabwo byabimuraje inshinga. Afite ibindi byamuzanye, ni inyungu ze. MRDP Rwanda ni inyungu zayo, M23 ihaguruke ibifite abantu bagomba gufesinga. Nzongera gushyiraho comment nimara kubona ubuyobozi bushyashya n'abantu bagiye muri izi mpinduka, nibwo nzongera kuza ahangaha. Abantu bitewe n'abantu bazaba bari muri iki kintu n'ubuyobozi ukuntu buzubaka bazabutangaza, nibwo nzagaruka ahangaha mbabwire. Ahangaha ni muzuba icyo nababwiraga kuva mu myaka yose ishize, kuva Kabila mbere babwira ko Kabila agiye kuva muri South Africa. Ibi ngibi narabibabwiye, nibwo nagize impungenge. Izi mpungenge z'iki kintu giye guhinduka. Impinduka zabaye Mose yavuye, nabasobanuriye ejo muri space nabakoreye, nababwiye ukuntu Mose nzababwira uwo ari we, nibimara guhinduka nzababwira uwo ari we. Yagiye ahantu bita Bweramana. Iki kintu mu gikoti ngiyote nagiye kukibasubiriramo, niba mufite ubwenge muraza kubyumva. Bamuhamagaye ni ikihe kintu kiza muri buka Perezida Kagame yakoranye ikiganiro n'umunyamakuru w'umunyamahanga, urakira kinyamakuru ryari, hari kuwa kabiri, muze kubyibuka. Kuwa gatandatu Mose yari yagiye ahantu bita Bweramana, ahantu ugiye kurenga Iminova. Aragenda ngo niho yavuganiraga n'Imana. Imana iramubwira ngo Mose we, undi atakaramenya Gasani, kubera iki ibintu bitagenda nkuko byakagombye kugenda, Abanyayisraeli bazagira mu kutabazana, kutabacyura. Ati mfite ikibazo kinkomereye cy'umuntu bita Farawo. Farawo arakomeza kunaniza. Ati kandi Farawo twaramuteje twaramuhagaritse, twaramuzaje, ubu ngubu ari ku murongo. Ati oya. Imana ibwira Mose ati nyuma y'ibyabaye byose, genda witegura impinduka. Mose we, ushobora kuzareba Isirayeli ko uzayirebesha amaso.
ntabwo uzayikandagiramo nk'umuyobozi uyoboye ubwoko bwanjye. Nicyo byari bishatse gusobanura. Mose yaragiye asubira ahandi, agezeyo amakuru mfite, Mose ejo bundi yakoresheje inama ubwoko yari ayoboye, arababwira ngo mwitegure impinduka kandi muzihanganire. Ibi ngibi nari mbizi rero ko izi mpinduka zizaba. So, muri izi mpinduka rero zigiye kuba, na Mose yamaze kubwira ubwoko yari ayoboye, akabwira ko ari impinduka kandi agasaba kubyihanganira. Njyewe izi mpinduka nta kintu zimbwiye. Icyo zimbwiye ni iki? Muri izi mpinduka zigiye kuba, this guy, uyu muhungu wa Mukambuguje nabwiye kuva mbere, na projet zindi nzi ko nuko okay, ndabizi nzi ko hari izindi mbaraga ziri inyuma kandi ntekereza zitifuza ikibi, ariko uyu Mose ko wamaze kubwira abantu bawe ko bitegura impinduka, izo mpinduka ko nzi ko zifite amako uzasi, nari ngiye gutoboka, nari ngiye kuvuga ibyo ntagombaga kuvuga. So ibi ngibi ndi kunyura hano, ibyinshi nzabibabwira ejo muri izo mpinduka nimara kuba mu nibwo nzaza hano mbabwire ND3. Impamvu Bertrand yaje ejo bundi akababwira ko AFC bari bayirimo by'agateganyo, ibi nibyo tutabivuze, bari barimo by'agateganyo, ariko tugaruke noneho ko bagiye kwinjira no muri official movement cyangwa iki kintu kigiye kuba official. Mugiye kukinjiramo bimeze gute? Mugiye kukinjiramo aho tuzagenda izo nama zikaba cyangwa iyo mishyikirano n'amasezerano azaba, tuzaburemo umuntu uvuga ngo sigaho, ntabwo icyo cyatumye duhaguruka, cyangwa amateka cyangwa n'ibibazo by'abatutsi n'abanyamurenge, abantu bavuye muri Kingakati bagiye kujya kubisobanura ku meza yabizi, ku meza y'abafata ibyemezo, n'abantu bazazana na Kabila bavuye Kingakati, nibo bazabisobanura. Cyangwa tuza dufite umuntu umeze nka Nzenze, nk'ukuntu Nzenze yabikoze i Bugande ni Kampala, avuga ngo musigeho ibi ngibi ntabwo byo twahagurutse turwanira, mufate dore ngije azanire vandika sabaza kubitahara bari kuziganiraho. Ibyabaye ako kantu kamwe basobanuriye kabaye muri iki kintu cyari cy'agateganyo cya AFC, niko bizagenda no muri iki kintu gishyashya. No, we need to see ko Kabila azaba abantu bamwicaye iruhande, batamureba ngo barebe hasi, bamureba bagahuza amaso nawe akareba hasi. Igitinyiro cya Kabila cyo kuba perezida ntabwo cyakangana kurusha igitinyiro cyo kubona amaraso yacu y'abacu amaze kumeneka. Tugomba kugira abantu bafite ubusharire, bumva iki kintu, bafite n'ububasha bwo gufesinga Kabila. Ndagaruka kuri akantu nabwiye abanyamurenge mukarakara, babwira ngo mu bantu mbona bagomba gufesinga Kabila ntabwo nani Moise Nyarugaba arimo. Dukeneye amaraso mashya amaze urugendo muri izi ntambara, bamaze igihe kirekire kuryo bagera bakabwira Kabila ati sigaho, ntabwo ariko bimeze. We need the people who can challenge this man. Noneho impamvu zacu zikaba valid, bitari ibyo muzagira imbaraga mu kurasa, nimugera igihe cyo gufata imyanzuro n'ibiganiro muzajya musigara muri hariya mukanuye amaso, mube abagenerwa bikorwa. Iki kintu naravuze ngo izi ntambara igihe cyose tuzakomeza turi abagenerwa bikorwa kandi ari twe ba victime, tuzakomeza kuba ba victime, n'abuzukuru bacu bazabisanga uko. Twirwanaho yaragurutse irarwana, ifata imbunda irarwana, isobanukirwa neza cyane ko kurwanisha amasasu bishobora kurinda abaturage, bidashobora kuzana ibisubizo birambye. MRD pirabyuka, mfite amatsiko yo kureba abayobozi bazavamo, bashobora kugenda bakicara ku meza bakavuga ngo impamvu turwana niyi. We need something muri yo 23 turi kujyana. Mfite amatsiko yo kureba ubuyobozi bugiye kuzana na Kabila. Abantu bari Uvira ndabasuhuje, Warikare good morning,
mbibutsa ko mu minsi mike umwana ashobora kuba ari gushyira ikirengemo hariya. Perezida Ndayishimiye akongera kuvuga abashoramari baza muri Tanganyika nabivuzeho, ku buryo bavuga Kongo, akavuga za Tanzania, Uburundi na kiriya gihugu kindi akibuka gushyiramo na MRDP, kuko ku makuru mfite nuko Uvira siku kidogo ni inzozi narose, kandi murabizi ngiye ntabwo urumva ngenda rota, rega ngiye mu minsi mike muzangira amagayane wanyu, kuko ngiyewe ndi umupfumu, ndashaka kuzanira neza nkahinduka umupfumu wanyu, ku buryo uzababwira ibintu mukavuga ati ibi bintu gute. Yes, so ku rundi ruhande nibyo. I wish koko iki kiboro iyi ntuza according kuri iki kintu kigiye gukura. Erega ntimutekereze ko narababwiye umunsi Moise Nyarugabo avuga ko adashobora ko atari umwe, ko atari umufatanyabikorwa wa ntuza wa AFC, ntabwo yari umusazi. Turi kumwe, ntabwo yari umusazi, yari azi ibyo ari kuvuga. Turi kumwe. Iki kintu n'aya makuru mbabwiye, nabibabwiye ejo bundi mbacira imigani, mbabwira ko nakotinze ku ijambo rya Perezida Kagame yavuze ngo he wish he can be happy aramutse abonye abantu bose bajoyininze bagasanga Kabila hariya, hanyuma bakajya kwishakira umuti w'ibibazo byabo. Nakoresheje amagambo arimo kuzimiza, ndababwira ngo aho hantu uri kohereza abantu, ndakubwira ko ikibuga cy'indege gifunze Kigoma, ntabwo abantu babona aho bagira bafungura ikibuga cy'indege. Ubwo abantu bisaba kugira ngo usobanukirwe ikibuga cy'indege navugaga ni ikibuga cy'indege, kome nk'ikibuga cy'indege. So ninde muntu ugomba gufungura ikibuga cy'indege rero? Kubera ko icyo kibuga cy'indege cyafunzwe, hakaba hari abantu badashobora kurandinga Igoma ngo bajyeyo, ngo bajoyininge nkuko icyifuzo cya Perezida w'u Rwanda we abyifuza ku bakongomani. Ni ukubera iki kibuga cy'indege navugaga ni ikihe? Ninde wafunze icyo kibuga cy'indege kuki atagifungura? Ni bande bafungiwe ku buryo badashobora kwinjira kuri icyo kibuga cy'indege ngo barandinge bajye Igoma nabo bajoyininge nkuko Kabila yagiye? Icyo kibuga cy'indege ni ikihe navugaga? Narababwiye ngo muri ibi bibazo byacu ntabwo Godfather nzigera nzanamo santima. Abazanamo santima ni abafata ibi bibazo byacu, amaraso y'abacu bakakuramo ubucuruzi, bakakuramo business, bakashakamo opportunity yo guhaza ibifu byabo. Ntabwo ngo ari we ngewe, no. Niyo mpamvu mubona ari Kabila canga, ntabwo ndi Kabila canga, nuko mutumva mutanareba, ntabwo ndajwe inshinga. Ikinteye inyota so icyo nshatse kuvuga, hari ikintu mugomba kumenya. Igihe cyose tuzagira abantu umuntu ushobora gukoresha amarangamutima ye akaruta amaraso ameneka ku mpamvu zanjye nawe, those reader, we don't need that person. Se kabazi ikintu kimwe, bigenda bite kugira ngo umuntu nka Kabila aze umuvandimwe wawe bimunanire kuza? Ibi ntabwo bivugaho nona, nta nubwo ndibuze kurengaho. Bigenda gute? Ni gute ugira umutima wo kwakira Kabila ukananirwa kugira umutima wo kwakira ABCD? Dukeneye ko ikibuga cy'indege Kigoma gikorwa kigafungurwa, then we welcome everybody, akaza agatanga umusaruro, tukareba ibyo umuntu ashoboye, tutitaye ku miterere y'uwo muntu, tukareba ibyo ashoboye n'umusaruro ashobora gutanga. Ni kuri urugendo ruzarangira neza. Ariko kugeza amasaha nureba umuntu ukareba ibibazo issue, personal issue, ugakoresha amarangamutima yawe, turacyafite urugendo rurerure. Mfite amatsiko yo kureba muri izi mpinduka zigiye kuza, Kabila ni bande bantu bazaba bari iruhande rwe, abakandida muri 23 ni bande bazaba bari iruhande rwa Kabila, bazamucalenjinga bakamubwira ati no, iyi timu yawe wavanye Kingakati, iyi timu kuko bananga baraza
nabasobanuriye umuntu bita Moise Katumbi. Moise Katumbi yari ari hariya ejo bundi agiye kugaruka, ntabwo ageze i Goma ariko yari ari hariya. Ariko Moise Katumbi nabasobanuriye ko adashobora kuza biri official ngo aze hariya biri officiel, bitewe n'iki kintu cya senko abamo cy'abasenyeri bo muri Congo, kuko kiramufavoriza nawe, yaba akaba yaraje biri officiel. Mugomba kumva izi mbaraga z'abantu bavuye muri tundi duce mu zindi province barimo kuza hariya, bazaba bafite imbaraga. Where's our people? Moise Katumbi azaza yari hariya, mfite ari kuza mu yindi shusho. Moise Katumbi mfite abantu ya contactinze ejo bundi bo muri showbiz, kuko ntabwo ashobora kuza nk'umunya kuza hariya ngo afatanye n'abantu nka Kura Kabila yaje, no. Moise Katumbi afite indi style yajemo, yasuye mu Bubirigi. Amakuru mfite nuko afite gahunda yo kongera kumanuka hariya ejo bundi. So hari uburyo washaka kuzamo, hari indi image agomba kuzamo hariya, kandi muzabireba. Tugaruke gato, tugomba kurenga kwikunda tukikunda cyane, tugahuza imbaraga, tugakomera, tukaba umuntu umwe, tugahuriza imbaraga hamwe. Hari umusaza yaravuze ngo, yabwiye abana ba mbere yuko abaraga, aravuga ngo nimuze muzane mwese, muzane, arabahamagara abahereza inkoni. Arangije aravuga ngo mfate izo nkoni zose, buri muntu azana inkoni ye, bazizirikira hamwe. Arangije akajya ahereza umwana, aravuga ati zivune. Urumva inkoni 10 zizingiye hamwe kuzivuna, ntabwo umuntu yagomba kuzivunira ngo bikunde. Arangije aravuga ati urabona ko mwese bibananiye, muzane nzivune ngiyewe kandi ngiye mundusha imbaraga. Arangije afata za nkoni arazihambura, akagenda avuna imwe zose arazirangiza. Arangije arababwira ngo umunsi mwebwe muzaba muri kumwe, uko mwananiwe kuzivuna ntawe uzigera bavuna, muzaba mukomeye, ntawe uzigera batandukanye. Ariko ubundi umunsi mwatandukanye, bazajya uko nzivunye niko bazabarangiza, niko bazazivuna, niko bazabamara. Mugire ubumwe, mukorere hamwe, mu umuntu umwe, mwirengagize ibibatanya. Turi kumwe? Muzi impamvu nagabanije amaspace hano? Urakoze cyane wowe unyandikiye ku bijyanye na senko n'iya Katumbi, ya niyo mpamvu rero Katumbi amaze kujoininga, ariko ntabwo azigera yigaragaza ku makuru mfite. Ntabwo Katumbi azigera yigaragaza officially ngo ajoininge nk'uko Kabila joininze. Thank you so much ku muntu mpaye amakuru. Ya iriya mpamvu ndumva wo bisobanukiwe rero, iriya mpamvu, iriya politiki afite ahuriyemo na senko, that's why atigeze. Ariko amakuru mfite amaze igihe mu karere ari hariya, ntabwo mu gihugu amazemo iminsi, ariko amazemo igihe hariya. So yashatse kujoininga mu bundi buryo rero. Hari ubundi buryo agiye kujoiningamo, sitari muzayireba vuba, ariko he's in. Rero icyo navugaga ni iki muri iki kintu mbibabwiye nonaha. Reka nze ibi bintu, reka Kabila amaze gutekinga over, muraza kureba icyo nababwiraga, niba mbona nagize impungenge ndi kubabwira uyu munsi. Ibi ndi kubabwira uyu munsi nabibabwiye ça fait longtemps mbere ko Kabila avaguruka muri South Africa, narebasobanuriye. Turi kumwe? Ariko nitugaruka ku ruhande rwa Twirwaneho, tekereza ko Kabila agiye gufata uyu mwanzuro. Bo baragerageje kubaka ikintu cya MRDP, bazohereza abantu muri biro ya Kabila, bakamubwira ati twicare mu byo ukina nabyo, ntukine ku maraso y'abantu bacu bameneka. Usisubutu, ugira ibyo ukina nabyo, turakuzi, usijaribu. Apana kumva ngo Twirwaneho iraje ijoininze Sauveur Congo cyangwa n'ibindi bizina bazabyita, bagende hariya batangire kubapangira bote, babahereze iki niki, hanyuma baba briefing zive muri headquarter, bababwira ati ni mu deploying, musige abanyu bari ibyo birashoboka byose? No, ntabwo bizakunda. So iki kintu tugikeneye ku mpande zose.
ibyo nababwiraga hari igihe kizagera muvuga ati uzi ko ibi bintu wa mupfumu yabitubwiye. I'm telling you M23 yinjiye muri AFC nk'abarashi, nk'abasirikari gusa, nk'abasirikari gusa muri AFC twinje. M23 yinjiye muri AFC nk'abasirikari. Niyo mpamvu ubona kujya mu nama Kampala iyo hataba nzenze w'umusirikari nawe. Ibi nibivuga birabarya mu matwi, you have to understand. M23 impamvu Bertrand yagarutse inyuma agasubira kuri le 23 Mars, izi mpinduka ndazishimiye pe, izi mpinduka ndazishimiye kurusha uko mubitekereza. Nishimiye izi mpinduka kuko zirakwiye, izi mpinduka ndazishimiye. Bitari ibyo Kabila agiye kuza, muzajya muza abahereza umuceri na bote baba deploying. Muri izi mpinduka Makenga azakomeza kuba chief of staff, azayobora ingabo. Umuyobozi w'ingabo yahindurwa anytime, umuyobozi w'ingabo yahindurwa. Keretse nibyo ndi kuva muri kumva ndumusazi. Muri iki kintu niba Makenga azayobora ingabo, remember muri AFC Makenga yayoboraga ingabo ariko yari umuyobozi w'ingabo n'umuyobozi wa politiki, sinzi niba mubizi, yari coordinateur. Muri iki kintu Makenga azayobora ingabo, azasiga afite umwanya wo kuyobora ingabo gusa. Umuyobozi w'ingabo bajya bamuhindura anytime, bazamuhindura. Cya kintu nababwiraga cyo kumva ko nabibabwiye kuva mbere, umusirikari ni umugenerwa bikorwa my friend. Ntabwo nkeneye, I'm tired kumva ko tugomba gukomeza kuba abagenerwa bikorwa. Ibi ngibi ntabwo ndabibabwira, ntabwo dukomeza kuba abagenerwa bikorwa, no. Ubu Kabila agiye kuza, nimuza kureba erega sinzi mutarabonaga ko iki kintu ko ari ukuranga ko ari Makenga yabaye akasa mutwe. Makenga aza kuba wiki muri iki kintu cya AFC. Nk'abayobozi inkoni y'icyuma, AFC niyo mujyi wa Goma, ntabwo my friend hari byinshi badashobora kuvugira. Ibi bintu niyo mpamvu kamasobanurire mu minsi yashize abantu byageze ndabivuga kuko kira kintu cyari provisoire. Iki kintu cyari provisoire cya AFC hari igihe cyageze, murabyibuka igihe cyageze, ntabwo nigeze mbivugaho. Hari igihe cyageze muri Goma basaba ko oya, ntabwo ari byo nari ngiye kuvuga, ntabwo it's not good time yo kuvugira ibintu. Sometimes nagenda turabuza nkavuga ari bitari ngombwa. Reka iki ngiki nkihorere. Rega ntabwo buriya nubwo ndafite ubwenge bwinshi, ariko buriya hari ukuntu njya mbyuka mu gitondo nkumva kajemo. Tugende gake. So nshatse kubabwira iki, hari igihe kajya kazana nkumva nari ngiye kuropoka nkajya kuvuga ibitari ngombwa, nkavuga reka nze mbireke. So icyo mbabwira ni iki, ndabizi ko igihe kizagera mu kanyumva, hari igihe kizagera mu kanyumva nibyo ndi kubabwira nonaha, mu kanyumva cyane. Igihe tumaze kugeramo
n'urugendo n'imyaka tumaze kugira, ntabwo njye ndi umuntu ujyanwa n'amarangamutima, ntabwo ndi umuntu ugendera mu kigare gutyo nkurikira akantu ku kandi. Ah, ejo muri minsi yashize nabasobanuriye timu y'abantu bo muri Kingakati n'abatarahagera ariko bamaze kwinjiramo hariya bari d'accord. Bona Godfather urumva ibintu no, mfite amatsiko iki kintu bari kugihindura abantu bazava muri MLDP bangana bate, ni bande ku ruhande rwa politike. Njye ibya gisirikare mu bireke bro, ibya gisirikare mu bireke, ibya gisirikare mu bireke kabisa, ntabyo nshaka kumva. Mumvane mu bya gisirikare, mumvane mu byo kurasa igisirikare. Ibyo mubwira ni biki? Igisirikare kurasa. Njye niba ari ikintu cya mbere namaze kwanga mu mutwe wanjye ntashaka no gukurura ngo ncyumve, ni ukuba tageti y'amasasu. Urabona biriya bintu bajya barasa babyita gute? Hari abantu mujya kurasa, ngaho abana bacu nibo birirwa batorwa n'amasasu, end of the day tugafatirwa imyanzuro n'abantu badafite ingaruka mu bibazo byacu. I'm fucking tired of that. Ndabirambiwe. Sinkeneye kubona hongera kubaho complain nk'abantu bagiye mu mishyikirano, haboneka umuntu nka Nzenze yitotomba ngo bashyize muri revendication mu bintu bari gushyira kuri ntuza, ntabwo bintu bihuriye n'ibiganiro bya ntuza byabazanye i Kampala. Nzenze yatahaba bari bagiye gushyira ibindi bintu, AFC yari gushyira ngo ibintu byabo ngo bidafite ahantu bihuriye na revendication zacu. Hello, uko AFC muri Goma, nzabivuga niba mara kubisesa, reka nte kubivuga batarabisesa. I will speak about this niba mara iyi AFC y'agateganyo nkuko Bertrand bitubwiye ejo bundi, niba mara kubirambika hasi nzabizana bivuge, nzabivuga none nerekana, nzayikoresha nk'urugero, niba itakiriho nzayikoresha nk'urugero rugaragaza impungenge mfite muri iki kintu cya Kabila agiye kubayoboramo. Ni bande bazicarana na Kabila ku meza bakamucalenjinga? Ni Makenga uza muri operation. Mwibuka amagambo nababwiye ubushize, ndababwira ngo muri M23 ninde muntu ushobora gufesinga Kabila akamwicarana nawe akamufesinga? Yari umuntu umwe, ni umusirikare, ni Makenga. Makenga ni umusirikare muri operation, ntabwo ari umunyapolitiki. Makenga ni umusirikare, si umunyapolitiki. Ninde muntu muri M23 muri iki kimodoka tugiye kwicaramo uzacalenjinga Kabila? Ninde dufite? Mumbwire umuntu umwe. Icyo ntekereza Godfather Ntabwo ndaguha ijambo kandi urabizi ko ntabikunda. Manika ikiganza cyangwa umbabarire kabisa, ntabwo mbikunda. Please mutinga mike igihe cyo gutanga ijambo. Ndaza gutanga ijambo. Thank you so much. Ndaza gutanga ijambo, uze kumfasha unyumve. Nabivuze ku munota wa mbere kabisubiremo nonaha. Narebabwiye mu umwaka washize, ndababwira muraza hano muramushyiraho comment. Ndababwiye ngo ninde muri M23 ushobora gucalenjinga Kabila. Nari mbizi ko uyu munsi uzagera, nari mfite amakuru ko uyu munsi uzagera. Ngaho ni aya masaha ni musubiza amaso inyuma, ninde muntu uzacalenjinga Kabila muri urugendo tugiye gufata no muri imodoka agiye gutwara. Mu bibazo byanyu mwagurukiye kurwanira, ninde muntu uzacalenjinga Kabila koko ibyo mu Rwanda ntabwo byo Kabila byamuzanye? Ninde muntu uzamucalenjinga? Tell me one, mumbwire umuntu umwe. Nashize amaso inyuma nsanga umuntu wamufesinga ari Makenga kuko ni wamunaniye. Ariko Makenga ni umusirikare, ntabwo ari umunyapolitike. Politike ntabwo Makenga ari umunyapolitike. Ngaho ni mumbwire umuntu uri hariya uzacalenjinga Kabila ninde? Ni Manzi. Ni Manzi azamucalenjinga mu ruhe rurimi ukavugira ururimi rumwe nk'inka? Azajya kumucalenjinga muri politike azi? Ni Bahati? Ari abanyapolitike bora ni Bahati nujya gucalenjinga Kabila? Ninde uzacalenjinga Kabila? So dukeneye abantu bazicara hariya bagacalenjinga Kabila. Ibi ninjya bibabwira, mujye munyumva mu ntega amatwi. Ibi nabibabwiye umwaka ushize. Dukeneye muri twebwe abantu bari strong. I told you this before. Aya masaha ibingibi ejo bundi muri Goma mu myaka yashize baraje M23 ishaka kudisitenga ngo itandukanye. Erega ibintu Bertrand yavuze, ibintu bya Bertrand yavuze byuko nani M23 n'umwana w'imfura, ntabwo impamvu yari muri AFC nk'agateganyo.
ibi bintu ntabwo AFC ndibuka mu Makenga basaba ko batandukanya office za AFC n'iza M23 zigatandukana, which was a good news to me ko M23 zitanduka iva ku mpamvu yatumye haguruka. Niba AFC rero cyari ikintu cy'agateganyo, cyari ikintu kiri provisoire, dukeneye kubona abantu bava muri M23 bajya kwicarana na Kabila. Ubwo M23 bazaba bavuga kuri revendication za 23 Mars mbere yuko afatanya urugendo na Kabila, amaze asobanura impamvu yatugamba, bamanze babicarana bavuga ati ariko rero muri buka ibintu urabyibuka kubera ko tugeze ubishyira mu bikorwa, twagiye sasa ibi warabyi. Abantu dukeneye nabagiye muri ayo masezerano ya 23 Mars ni bande? N'abantu bavuye muri CNDP. Ni bande abantu bari hererero? Ni Bahati, ni Manzi, harya bande ni bande? So we need strong people, apana mukurasa bagomba kugenda bagachallenginga Kabila, bakamubwira ati dutangiranye urugendo rushyashya yugiye kutuyobora ariko twumvikane, ntutuyobore utwica nk'ukuntu watuyoboye uri perezida w'igihugu twica. Nta mpuhwe dufitiye, impuhwe utatugira uri perezida ntabwo ugiye kuzitugirira ubu ngubu. Ahangaha ni win-win, bitari ibyo Kabila azabakina fundi guruka. Durahunda azabakina fundi guruka. Iki Kinyarwanda niba ari umuntu kizi anyandikira muri comment ngo turi kukumva. So ngayo nguko ntabwo nashatse kugira muri iyi minsi nirinze kugira ngo ngezane ikiganiro nkigire deba. Ibintu byo kuba ngiyewe narambiye kuba umugenerwa bikorwa buri munsi twagiye badufata hariya, icyo tuzwe no ukoraswa. Turabarashi beza, ibintu byo kuba barashi narabirambiwe. Ibintu byo kuba muri hara muri intyoza mu kurasa gusa, hanyuma bakabagenderaho kurasa bakandi. Ariko ibaze twe tujye tuba hariya turabagenerwa igihe cyo kurasa. Umva ibi ngibi ari byo tugirwamo uburambe n'ubuhanga gusa. No, tugomba kugena igihe cyo kurasa naho kurasa tukabigiramo uruhari. So MRDP ni mukomeze mukure nk'ibihwagari, mukomere twi MRDP iyo on top muri Sud Kivu, muhagarare havemwe abagabo bagera bakica bakavuga ati no, impamvu abanyamurenge dupfa niyi. So ibisubizo bigomba kuvamo, turabona impamvu yo kubona ibisubizo niyi. Haba harimo abagabo bicara hariya avuge ntagira umuvuguruza. Ariko ni ryari ubundi twisanze umuntu avuguruzwa cyangwa umuntu agenerwa ntagomba bikurura. Munyumve neza cyane, no muri 23 tukeneye mabo bantu. Muri iyi modoka Kabila agiye gufata kubera umushoferi, twe dufite nk'abantu, umuntu avuga ati amateka yacu kuva FDLR yinjira muri Nord Kivu, abatutsi bagahunga bakicwa bagashira, impamvu n'umuti w'ikibazo n'uyu. Ntago umuntu uvuye muri Kingakati, ntago umuntu uvuye muri Katanga wazanye na Kabila ari uzaza kumenya amateka y'umututsi n'uburyo agomba kubonera igisubizo, ntazongere kwicwa kuri kugira ngo impunzi zitahe. Ntabwo Kabila ari usobanukiwe uburyo impunzi z'abatutsi bazi imyaka 30 mu makambi. Uwabaye muri izo nkambi, uwagizeho ingaruka n'icyo kintu, wapfushije abana bari umurabe bagapfa kugira ngo icyo kintu niwe ufite kubisobanuruzi n'uburemere bwabyo kurusha Kabila. Waje kuko ari guhigwa, wabigizemo n'uhari kugira ngo duhunge. The fuck. So listen to me, iki nicyo nababwiye kuva mbere. Rero uko Makenga ibi bintu, afande Makenga mo general, uko yahagurutse akavuga ati no, we don't need this, ibingibi ntabwo ari byo, even this thing mwe muzana nk'ibintu nonsense zitatumye mpaguruka. Kwanza muri kubwo bu stupidity bwanyu, wowe muri ibyo bintu. Kwanza M23 mukora ama office yanyu, bakavuga muri politique ntabwo uko bigenda. Dukeneye ko muri M23 havamwe abagabo, badutegurira abagabo tuzabona bicaranye na Kabila tukavuga ati we are safe. This motherfucker ntabwo azongera kutubetrushinga, ntabwo azongera kutugambanira nka kera. Ntabwo agiye gufata koze yacu ngo ayikinishe ubufindo, adukinde fundi guruka. Ibyo kugira ngo tubigereho nuko tuba dufite nk'abagabo ba challenging. Ngaho ni mumpereza abakandida, ni mumpa abakandida, mumbwire ngo abagabo turafite ende turwa ni bande bazachallenginga Kabila. Ko Makenga azaba ari muri operation, mumpereza abagabo muri 23 baza muvuga ati uyu ngo azachallenginga Kabila. Kabila ntabwo azamuva mu nzara, ntabwo azamubwira nonsense. Ninde niba Godifada no ku ruhande rw'abanyamurenge aya masaha nari Moise Nyarugaba ntera impungenge,
nkavuga nti mfite impungenge za Moise Nyarugabo kuko hari iyo weakness ko Kabila yamubereye umuyobozi akamubera sebuja igihe kirekire. Dukeneye amaraso masha afite uburakari bw'izi ntambara uzacaranginga Kabila. Muri 23 naho nshaka na Moise Nyarugabo nkamubura. Ninde mumpereze mumumpe. Ninde mumumpe. N'umuntu umwe ni Makenga. Kandi Makenga nawe ndi kumubona afite izindi nshingano, ntabwo ari umunyapolitike n'umusirikari. Iyi modoka Kabila agiye gutwara turaba passage. Keretse abanyamurenge MRDP wenda nizanamo kuko ntabwo ndamenya abantu bari muri MRDP kuko nzi ko barimo bihishe kandi baturamye, wenda nimo mfitemo icyizere ko azava nk'abantu bashobora kuzafesinga uriya mugabo. Aya masaha wenda nani Azarias Ruberwa akaba biri inyuma akazavumbuka pa haraza mu challenging n'abandi wenda muri 23 dufite nde. Makenga azafanya igisirikari. Makenga nategura abagabo muri izi mpinduka hazaba harimo abagabo bafatika bicarana na Kabila bakavuga ati no muri politiki cyangwa mushaka undi chief of staff. Makenga nuko umunyapolitiki agenda aje yicarana na Kabila bafatana imyanzuro. Niwe mbona afite ashobora kumufesingamo hariya. Ndavuga ko bari kuri tele nona, ko bari kuri tele nta wundi muntu. Kandi Makenga ntabwo ari umusevi, ntabwo ari umunyapolitike n'umusirikari, ntabwo ibyo bishoboye. Buri muntu afite ibyo ashoboye. Makenga n'umusirikari, n'umusirikari mu makuru mfite ntahagazeho muri izi mpinduka z'aba chief of staff ni uzayobora ingabo zose. Umusirikari na politike we azaba ari mu operation n'abasirikari be no kuba kigisirikari cye ibyimura ibya politike n'ibindi ntabwo Makenga birimo. Ibi nayo bagiye umwaka ushize, ibi ndi kubabwira ibyo nasubiyemo. So today impinduka zigiye kuba few days mu byitegereze. Ni bande mufite iki ni kibazo cya kibuga cy'indege cyuko kitegeze gifungurwa kugira ngo abantu bose bisange Goma. Makenga fungura ikibuga cy'indege abantu bose bazi. Fungura ikibuga cy'indege Igoma hari abadashobora kuzana amaguru. Abantu bose ntabwo bazanyurira umangabo. Fungura ikibuga cy'indege abantu bamanuka Igoma bose bazi. Kuko twumvisha umukuru w'igihugu cy'abaturanyi President Kagame abivuga ejo ndavuga ngo I can be happy mbonye abantu bose bajoining akora Kabila ya joininze. Yego afande Makenga agomba gufungura ikibuga cy'indege akakira abafite ubushobozi yaba abo yemera n'abatemera, akareba abanyabushobozi apana kureba abo yiyumvamo. Icyo nshatse kuvuga ni iki: fungura ikibuga cy'indege cy'Igoma, everybody can join. Uzavanamo abazaza bakicara, uzatoraguramo, uzafatamo abo wohereza kujya kwicarana na Kabila bashobora kumufesinga. Ntabwo ndi kureba Nzenze yagiye gucalenginga Kabila, ntabwo ndi kureba ngiye ndebye muri 23 umuntu abasore badaheni. Dukeneyemo abagabo, bitari ibyo muzajya muri iki kintu cya Kabila muri abarashi. Egare bisobanuye kuba abagenerwa bikorwa. Koze yanyu bazayivugaho igihe kiri ngombwa nyuma y'inyungu zabo n'ibindi byo bafitiye akamaro. Abantu banditse amasezerano cyangwa bagiye mu masezerano ya 23 Mars bari hehe? Muri 23 abantu bari mu nama ishyiraho amasezerano ya 23 Mars yakoranywe na Kabila bari hehe? Igoma hari bangahe? Kubera iki batariyo? Turabashaka. Abafesinze Kabila 23 Mars 2009 turabakeneye baze bongera mu fesinga bamubwira ati ibingibi ntabwo wabyujuje mbere yuko tujyana ibindi tuvugana manza ibingibi bisobanuye impamvu utabyubahirije. Tukwizere dute? Dukeneye abagabo bo muri M23 basobanukiwe ibibazo byabaye 23 Mars. Babwire Kabila ati uzongera ubeshe tuzakurandura amenyo. Ntabwo bizongera kugera nkuko byagenze. Ntabwo uzongera gufata imyanzuro, ko imyanzuro wadufatiye niyo kuturasa no kuturimbura no kutumara. So ntabwo tugufitiye icyizere 100%. We gonna go with you. Tugufite ijambo apana wo kuza kutugira abagenerwa bikorwa. Igihe twara abagenerwa bikorwa tubereye umugambanyi. Reka nakira abagira ikintu bavuga. Ngayo nguko mbabwiye ko soon as possible there is change, hagiye kuza impinduka.
umwe mu bayobozi igoma yahamagaye abantu ejo bundi ababwira ko impinduka zije kandi bagomba kuzitegura. So mu gihe izo niko bimeze nta kundi, ariko muri uko kuzitegura murimo no gutegura abantu bagomba kuzafesinga izo mpinduka bakazigiramo ijambo. That's where we are. Uwo niwe Godfather, ntabwo ngenda ndanga ku marangamutima, kuko iyo nsubije amaso inyuma nkareba abantu abana bacu bamaze gushira muri ibi bintu, nkareba urugendo tumazemo iminsi, mureke ibintu by'amarangamutima na santima, tugendere ku muti urambye. Uko abantu bahagaze kuri twirwaneho, mujye kuri MRDP muyikomeze ivamwe abagabo b'abanyapolitike bakomeye bazacarinjinga muri uru rugendo tugiye gufata n'iki modoka tugiye kwinjiramo, bibe ko no muri M23. Erega biragoye kugira ngo umuntu wo muri Nord Kivu asesengura ibibazo byo kiriya gihugu ni kinini, n'ibibazo by'igihugu byacu nagahomera munwa. Biragoye cyane kugira ngo umuntu wo muri MRDP, umuntu wo muri Nord Kivu, wo muri Sud Kivu arenye ibibazo byo muri Haut Plateau aze no gusesengura ibibazo byo muri Nord Kivu by'Amasisi na Rucuru. Oya, dukeneye abantu muri Nord Kivu, dukeneye abantu muri Sud Kivu. Buri wese ahagarare ku bantu be, tuhagarare tubashakire umuti urambye. Bitari ibyo muzasinda ubusa nk'uko abantu basinze insinzi y'igoma. Ngira ngo nigeze nsere buragoma, murasinda insinzi y'igoma. Abe, go ahead. Yes, thank you so much, Godfather. Ni byiza cyane gufata topic nk'iyi ngiyi tukayivugaho. Nta nubwo numva impamvu iki tutayivuzeho, natwe tukaba turi indorerezi, kandi mu by'ukuri ibyo byose uvuze harimo ibyiciro bigeze muri 4 biri imbere bitegereje. Hari MRDP, hari M23, hari AFC, hari Sovole Congo, ndetse hari n'ibisirikare bibiri. Of course ariko ni kimwe, nuko gusa wenda birimo abari gukora operation Sud Kivu na Nord Kivu. Ibyo byose bigomba kuvamo ikintu kimwe. Cya kintu kimwe hagomba kuba hari moteri yabyo. Ngiye kuvuga ibintu uko mbyifuza, uko mbibona, nuko byatanga umuti urambye. Harimo uravuga ngo amakuru ufite nuko General Makenga ashobora kuba Chief of Staff. Ubwo ni kuvuga ngo twaba dufite igisirikari ko buri wese akurura yishyira, ariko hari n'akandi kantu k'ingenzi kagomba kuba mu biganza byacu, bitaba ibyo tugahomba byose. Ni ukuvuga ngo igisirikari ntabwo ari politike, ariko igisirikari ni umutima wa politike. Iyo ukuriye iperereza riri mu biganza byawe, uba ufite ubuyobozi mu biganza byawe, cyangwa se icyo gihe uba ufite collaboration iri direct na wa munyapolitike uri bukuyobore. Ariko byibuze niyo murukorana hand in hand, ufite iperereza, icyo gihe aba ari ibintu biri mu biganza byawe. Nkunda kubyita abanyapolitike amaso yabo ni intasi zabo. Aho ngaho abasore twese hamwe, iyi ntambara iratureba, irandeba, twese iratureba. Ikintu cy'igisirikari kinyamwuga, iperereza, kandi no gushyira hamwe ntawe usize undi inyuma. Ni ukuvuga ngo iyi struggle yatangiye, kamuhere byibuze kuri RCD. Ni ukuvuga ngo umukamarade wese wo muri RCD ukiriho yagombye kuba n'ubundi ari key player muri ibi bintu, muri iyi ntambara. Ntabwo mpakanye ko amaraso mashya nk'abakagorora n'abandi n'abamanzi, yewe natwe ubwacu hari ikintu kinini twakontribuwaho, ariko ibyiza ni uko no one should not left behind. Icya kabiri, aba bene wacu b'abakongomani bari kuza turi gufatanya, bakabona rigeri yacu, bakabona imbaraga zacu, bakabona professionalism, bakabona yuko noneho
ntabwo bijyanye no kugenda uri purumuye bavuga bazana ibiringara abandi bazana ibiki byose ukumva yuko utari iwanyu ukumva ko utari dinyi icyo kintu kiveho. Impamvu ubona afande Makenga ibi bintu abifitemo imbaraga nyinshi nuko nubwo yaba yicaye hariya nk'umusirikari hari ijisho rye riri kureba muri buri kantu kose. Icyo gisirikare rero kizagira imbaraga bazanabyumvikaneho bavuga ati tuzayobora igisirikari ndetse tuyobore n'iperereza, tuzaguha raporo ya mu gitondo uyidisikiteho ufate icyemezo tuzi kiratugiriraho izihe ngaruka, kiratugirira akahe kamaro. Njye iyo consolidation yazagira imbaraga kandi ikintu cya insubordination, ikintu cy'ubutesi, ikintu cyo kumva buri wese areshana na mugenzi, ikintu cya mbere ni discipline. Abavandimwe bacu bagire discipline, abasirikari de genero, niba umuntu afite icyakusumbije mu gisirikari ari hejuru yawe, donc habeho discipline, habeho kandi no kureba imbere cyane, habeho no gusharira. Ubwo Kabila il est capable de tout. Imyaka 18 ni umunyapolitike ibyo sinzi kuvuga byinshi, ariko birasaba ngo byose bibe bifite fondation, habe hariho agreement, habeho iyo consensus yuko bazakorana mu bwubahane kandi bagasangira ayo makuru ndetse hakabaho na garanti